agatwenge ariko bababaye simenye ko aribwo bwa nyuma sinari nzi ko aribwo bwa nyuma nanjye naribona imbere n'inshuti yanjye tubabonye niko kugenda tubasanga turahagarara kuturamutsa duhagarara n'akanya gato twaganiriye make ariko ahishe byinshi simenye ko aribwo bwa nyuma sinari nzi ko aribwo bwa nyuma. Aha, ako ni akaririmbo ncuranze ko kugira ngo ngushyire muri mood, ariko uyu munsi nifuzaga kukubwira kuri zimwe mu nama eshanu zamfashije kugira icyo menya kuri gitari na duke nzi gucuranga. Ntabwo nzi ibintu byinshi ariko duke nzi gucuranga, nuko hari inama nagiriwe nanjye wenda natekerejeho nkabona zamfasha kandi koko zaramfashije. So ni inama nanagiriwe, nta gitabo nabisomyemo, nta reference runaka nakubwira ngo uzabibonamo, wenda ushobora no kubona ku yindi channel izindi nama bavuga nazo wazikurikiza ukareba. Ngewe izo ngiye kukubwira ni inama eshanu zamfashije. Iya mbere ni ukugira plan yo kwiga. Ni ukuvuga ngo niba wumva ufite gahunda yo kwiga gitari, uvuga uti ngewe nzajya mfata wenda igihe runaka, iyo nayo indi nama ariko ntabwo ngiye kuvuga ku gihe, ahubwo uvuga uti ngewe ngiye kwiga amanota ya n'aya, wenda do fa sol mu rugero, ngiye gucuranga mve kuri do nyicurange kabiri, njye kuri sol wenda nyicurange rimwe, manuke kuri fa nyicurange rimwe, mbese ugende ugira ukuntu ibintu byawe bikurikirana ubihe sequence. Hanyuma ikindi, niba umaze kujya uvuga uti wenda mvuye kuri do n'iki n'iki, hari n'ibintu ucuranga biri bizarre, ugacuranga ibintu bidafite sense, ugacuranga ibintu bigize, ariko wowe ari ukugira ngo umenyereze intoki zawe. So mu kugira plan rero uvuga uti wenda ngiye kumenyereza intoki kwihuta kugira gute, ngiye se wenda kumenyera finger style cyangwa karatoma. So nabyo buriya biterwa, urabimenyera. Hari n'ibintu ucuranga biri bizarre ariko ari ukugira ngo umenyere ko wenda igikumwe cyonyine cyo ugiye gukoresha strumming, cyangwa se wenda ukamenyereza intoki runaka, nta nota ufashe ukaba ucuranga imirya tuma kuri uyu muntu ubona acuranga atarebaho, ni ukubimenyera, cyangwa wanareba ukareba hariya hirya gusa ni ukubimenyera. So nabyo mubigirira plan. Ikindi cya kabiri rero ni ukugira igihe gihoraho cyo kurepeta cyangwa cyo gusubiramo mbese amasomo yawe. Vuga uti wenda saa 12 nzajya mba wenda ndi kuri gitari yanjye, ubwo wenda nafashe umuntu waba uvuye nko ku kazi saa 11 akagira isaha yo kugenda amatashye akagera mu rugo saa 12. So wenda uravuga uti mbere yo kugira ibindi nkora ndafata iminota 30 se, 10 se, 20 se, 5 se, isaha se yo gukora kuri gitari. Noneho icyo gihe cyawe gihoreho, hanyuma nikimara guhoraho urepete, ugaruremo ya plan nakubwiraga. So ibyo bizagenda bigufasha. Ikindi kintu ni ugutwara ibintu gake. Twara ibintu gake. Niba rwose uri kwiga gitari, wivuga ngo mbonye do, mbonye fa, mbonye sol, mbonye re, mbonye mi, mbonye ibiki byose urashaka kurara ubimenye. Oya, twara ibintu gake, ugende gake gake, bikeya umenye, ubanza ubimenye, wumve ko ubimenye, hanyuma ushake kujya ku bindi. Ntukumve ko rero ukwiye kurara umenya ibintu runaka, ibyo ngibyo rwose byikuremo. Wegera plan y'icyo ugiye kwiga, ugira igihe cyawe, hanyuma utware ibintu gake. Inama ya kane ni iyi: niba indirimbo ikunaniye wa muntu, wishyiraho imbaraga. Gitari iri instinctive, ni ibintu biza gake gake, ni ibintu bikuzamo bikakubamo. Kwa kundi umuntu wenda niba yarakinaga football asaza ntabashe kuyikina, gitari yo uko usaza ahubwo uko uyimaraho igihe, uko uyicuranga kenshi, ibintu bigenda bikuzamo wowe utanabishatse rwose, utanabishyizemo imbaraga. So niba indirimbo igukomereye rero,
yihorere ikikoroheye uyimetirize, hanyuma nimwe igukomereye ugire igihe cyo kuyigaho, nikunanira uyihorere wige ibyoroshye, ejo uzongere uyigeho, n'ejo bundi uyigeho mpaka ikujemo atari wowe ubishyizeho imbaraga. Ntabwo gitari yigwa n'imbaraga, twara ibintu gake ubundi ikigukomereye ukigenze gake nacyo, wigishyiraho imbaraga, jyana nacyo uno munsi ugisubiremo n'ejo ugisubiremo, ujye wibaza atari ko ahananiye ni ahahe, wigeho agace gato, mbese ugenda ucamo uduce duto duto, wiga agace gato uvuga uti wenda ndava ku ijambo runaka ngera aha, aho ubanza uhametirize, wongere ufate ahandi naho uhametirize, ugende wongeraho aho ugeze, hanyuma mu kugenda wongeraho uzashiduka warabimenye, nta mbaraga nyinshi wabishyizeho utarwanya. So inama ya nyuma nakubwira nanjye nigiriye, buriya iyo byanze, iyo watwaye ibintu gake ukabona biri kwanga, gira igihe, nushaka uba uri kwitembera, nushaka uba uri kumwe n'abantu, wenda wowe ufite utundi tuntu uri kwitekereza, tuvuge wemerewe gutyo, ariko biriya bintu binaniza iki k'abandi babikora, njyewe kuki ntabibasha? Ubimediteho, utekereze, wibaze impamvu, wibaze nawe ubwawe wigira inama, sibyo? Wiganirize, wigira inama y'icyo wakora kugira ngo improvinge iryo somo ryawe, sibyo? Ibyakunze nabyo ujye ubitekerezaho, ibyo wungutse, ibishyashya, ibyo usanzwe uzi, ibyo wari uzi wumva ushobora kuba wibagirwa, wongere usubiremo. Mbese wowe ubwawe ufate akanya k'iminota ingahe ubimediteho, wibaze uti navuye ahangeze aha, so biri kuza, nawe ubwawe mbese wiha amanota, uvuga utabona atangiriye aho ngeze, aho nifuza kugera ndi hehe, wiha amanota. So izo nizo nama eshanu rero nifuzaga gusangiza. Iya mbere ni uko wagira plan, iya kabiri ni ukugira igihe gihoraho cyo gucuranga, iya gatatu ni ugutwara ibintu gake, iya kane niba indirimbo igukomereye wirwana nayo, yiga izikoroheye uzayigarukaho, iya gatanu ni ukumedita ibyaba byakunaniye, ibyo umaze kugeraho, mbese nawe ubwawe ugashaka inama wakwigira kugira ngo wimprovinge gitari yawe. So ni Parek Patrick rero, ni channel ya Parek Patrick, uramutse ukunze ibyo dukora wa subscribinga, ugasharinga n'abandi, ugakomentinga, birafasha. So nkwibutsa ko ari ibyo ngibyo mu by'ukuri, nakubwira ni ciao ciao, tuzongera.